hanyuma mushumba murakoze cyane nk'umuntu ashobora kuza byashobora ko umuntu ashobora kubwiriza ariko atateyemo. Yego birashoboka ko umuntu ashobora kubwiriza buriya cyangwa se agahanura. hari ukuba kuri Kristo no kuba muri Kristo. Ibyo bintu rero aya magambo birivuze hari ukuba muri Kristo no kuba kuri Kristo. Yego. So kuba muri Kristo ni igihe Kristo ari imbere muri wowe nawe uri muri Kristo muri we. Hakaba nanone uri kuri Kristo ameze nk'ugambiriye ibyo akura kuri Kristo. Yego. Yarakurikiye Kristo kubera imigati, atarakurikiye Kristo kubera ubugingo, kubera imbaraga z'umusaraba n'imbaraga z'agakiza. Aba ni abantu babiri batandukanye. N'ibintu abantu bahura nabyo ukabona ukumva umuntu ngo yabivuyemo. Buriya umuntu abivamo bitewe n'aho atewe. Uwatewe mu ijambo ry'Imana ntashobora kubivamo, ariko uwatewe ku bantu ashobora kubivamo. Uwatewe ku bindi bitari ijambo ry'Imana ashobora kubivamo bigakunda, ariko uwatewe mu ijambo ry'Imana, uwatewe mu mizi y'ijambo ry'Imana, uwatewe mu gakiza, uwatewe ku rufatiro rwitwa Kristo, uwo nubwo imiraba yaza, nubwo intambara zaza, nubwo ubukene bwaza, nubwo uburwayi bwaza, nubwo yahagurukirwa, nubwo yafungirwa itorero, nubwo yahura n'amakuba mu rushako, nubwo yahura n'ubushomeri bw'igihe kinini, nubwo yahura n'igishakwe kiremereye, iyo yatewe akomeza kwera imbuto kandi agira amakakama n'itoto. Ibihe ntabwo bimuhindura kubera ko yatewe. Mukozi w'Imana, ikibazo dufite ni abantu batatewe. Umuntu ashobora kudaterwa mu ijambo, agaterwa kuri mami, agaterwa kuri dadi, abo ejo akabivamo. Kubera aho yaratewe ntabwo hariho, yaratewe ku rufatiro rutari rwo. Umuntu ashobora guterwa, agaterwa mu buhanuzi, akaba ari washingira imizi, butasohora akabivamo. Yaratewe ku rufatiro rutari rwo. Ariko ndavugana n'umuntu watewe mu ijambo, watewe mu mizi y'ijambo. Rero umuntu urambaje ngo ese umuntu ashobora kubwiriza ataratewe? Umuntu ashobora guhanura ataratewe? Ashobora kudiyakona ataratewe? Ashobora guterwa n'urugendo. Igiti kiraterwa kikiri gito, kigaterwa ifumbire, kikuhirirwa amazi, kikarerwa, kigakura, kikarindwa. Imfatiro zisenga umucanuzi yakurikiye ko ndi kubona hari abantu benshi bagiye basenyerwa imfatiro, wenda yarafite nk'urusengero rugafungwa, wenda yarafite nk'ahantu runaka nyine nkabona zirafunzwe gutyo. Izo mfatiro zivuyeho, nibwo turi kubona ibintu byinshi nyine nk'uko twabivuze, bamwe biyambura ubuzima. Ese bizagaragara ko imfatiro zasenga umuntu yashingurwa muri Kristo akavamo? Uri kumaza ibintu bikomeye. Ese imfatiro zishenywe umuntu yashingurwa muri Kristo? Oya. Imfatiro zishenywe, yego, imfatiro zishenywe nibwo ahubwo washinzwe muri Kristo akwiriye gukomera. Nge nawe turi urusengero rw'Uwiteka, kuko nanjye ndi mu bafungiwe inyubako, ariko urusengero rwo mu mutima rurakomeje. Amava arakora. Ijambo ry'Imana ndacyarisoma, ndacyari mu nzira ijya mu ijuru, ndacyizera Imana, ndacyafungurira Miro TV nkumva ijambo, ndacyafungura izindi cano nkumva ijambo. Abemerewe guterana bujuje ibisabwa ndajyayo nkavumba ngaterana. Ndacyari umukristo ukwiriye kwera imbuto. Rero inyubako nizo zafunzwe, ariko insengero zo zirakora. Insengero zikora rero ni wowe nanjye, kuko dukomeje gukorera Imana. Guterana kwabo ni kwiza, barahugurana, bagafashanya. Imigani 27:17 ngo icyuma gityaza ikindi, niko umuntu akaza mwene se. Ntago zikwiriye gutuma umuntu atakaza agakiza ngo nuko inyubako basengeragamo ifunze. Hafunze inyubako, ariko Kristo n'urugendo rujya mu ijuru rurakomeje. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo komeza icyo ufite,
hatagira ugutwara ikamba ryawe. Kuko Daniel na bagenzi be bakomeje gukizwa kandi bari i Babuloni, ahataba urusengero, ahataba igicaniro, ahataba abatambyi, ahataba abarewi, ariko Imana bari baravomye i Yerusalemu yabarindiye i Babuloni. Bivuze iki rero? Biravuze ngo uyu munsi umukristo inyubako yabo ifunze, umushumba wari kugerageza kuzuza ibisabwa, nakomeza akizwe, arindira Imana, ategereza Imana, atungwe n'ijambo ry'Imana, yige gusenga, yige gukomeza ndagira nkubwire rero, iyo watewe kuba waratewe muri Kristo Yesu, kuba waratewe mu byiringiro by'ijambo ry'Imana, ntibivuga ko ibigeragezo bitakugeraho, ntibivuga ko intambara zitakugeraho, ntibivuga ko amakuba atakugeraho. Umutima hanyuma nk'umuntu wahuye n'ibyo bihakanirwa kubyihanganira, we turabona ukomeye, sinzi cyagukomeje, wenda nawe wabagira iyo nama bitewe n'icyagukomeje, wenda n'irihe jambo wababwira n'intama zidafite cyangwa se abakristo badafite ahantu bari gusengera muri iyi minsi. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Yego. Mbwira abantu bakurikiye Iramiro TV, ibi bihe ntawe bitanyeganyije. Yego. Mvuze ngo ntibyanyeganyeje naba mbeshye, ariko icyankomeje no kwegera Imana ngasenga. Amen, amen. Ibihe byiza byo gusenga nibyo byiza byo gusenga nibyo byamfashije. Ibihe byiza byo gusenga nibyo byamfashije, kuko ibishengura umutima nahuye nabyo, ibiwukomeretsa nahuye nabyo, ariko negera Imana mu bihe byiza byo gusenga, ndongera ndomorwa, ndongera ndakomera. Abashumba rero, intama, icyo nabagiraho inama cyangwa icyo nababwira ni ukwegera Imana ugasenga, kubaka ubusabane bwawe n'Imana, kuko mu bihe nk'ibi nicyo gihe cyiza cyo kwegera Imana no gusenga. Nicyo gihe cyiza cyo kwegera Imana no gusenga, kandi ugakomerera mu mwami, wirwanirire, nturwane intambara z'umubiri, ahubwo ukegera Imana ugasenga. Imana izomora umutima wawe, wumva amahoro akugarutsemo, wumve ibyiringiro bikugarutsemo, wumve ineza y'Imana n'uburyohe bw'Imana wumve bukugarutsemo. Icya kabiri ni abantu bahagararanye natwe muri ibi bihe. Insengero zifunze, mudaterana, mudaherukana, wakumva umuntu araguhamagara. Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe muherere ku mpera z'isi zitandukanye. Bayibanye ari mu gitondo, mugire igitondo cyiza, niba ari ijoro mugire ijoro ryiza. Tubifurije impagarike n'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tubahaye ikaze mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasira bwaryo, iburengera bwaryo, rwota amasimbi ya siporo mwese, turavuze ngo tubahaye ikaze. Turakora subscribe, uyikoresha, like, comment, uzisangiza n'abandi, ujye ubana natwe mu biganiro byacu uko bikurikirana kuri gatanu. Uri kuri mikoro ni ntacyo Rutemaneriya. Uyu munsi twagize umugisha dusura umubyeyi wacu umushumba twamusoye. Hanyuma nagira ngo mubaze mutera gatebe rero tuganire ku byururutse imitima ndetse kubikomeza abantu kugira ngo dukomeze urugendo, kuko ndamuzi n'umushumba kandi wanjye. Imana rero ni ntange mvuga ngo ni mumugisha kwakira abashumba buryo biravuna, ariko ntacyo uyu munsi yambaye uburenganzira bwo namwakira aha ku channel yitwa Iramiro TV. Mushumba turakwakiriye. Murakoze cyane. Nanjye ndabasuhuje. Amen. Abari hafi n'abari kure, inshuti z'Iramiro TV, ndetse n'umuyobozi w'Iramiro TV Elia. Yego. Nawe ndagusuhuje. Amen, amen rwose. Ibaye myinshi. Kweri. Ariko Imana ishimwe kuri amahoro nanjye nk'abandandi. Amen, amen. Yego. Hanyuma mushumba murakoze cyane, umuntu tujye kubona ni mushumba. Murasa neza ariko. Murakoze cyane. Yego murakoze cyane namwe. Hanyuma nk'umuntu ubonye mushumba ari ubwa mbere akavuga ati mushumba tujye kubana uyu munsi kuri channel yitwa Iramiro TV, ese yaba yitwa nde? Yamenya kandi tujye kubana muri uyu mwanya. Muri kumwe n'umushumba Niragire Jackson, pasiteri w'itorero Art of God Church. Ni umugabo wubatse, ufite madamu n'abana batatu. Yego. Ndakijijwe, nkunda Yesu. Ni mu rugendo rujya mu ijoro. Nkaba ndi umugabo w'ijambo ry'Imana, munyamasengesho. Yego. N'ibindi umwami dushoboje, Imana iduhana umugisha. Amen. Mushumba murakoze cyane. Hanyuma kuko ntago ndi buze kubaza ibintu byinshi cyane, ariko hari n'ibyo ndi buze kukubaza. Birumvikana ko ntago wahora n'umushumba ngo ugende gutyo gusa.
kuko hari abantu baba bakirorongotana bari hirya no hino ariko bakeneye kumva ijambo ryabahumuriza imitima. Hanyuma ndagira ngo ndabizi nk'abashumba muhora mu masengesho, muhora musenga, musengera intama, musengera abakristo, ariko ndagira ngo unadushyira imbere y'Imana kugira ngo abantu tujye kubana imitima yabo ifunguke kandi ize kumva yumve iri jambo. Urakoze cyane, reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo, haleluya. Imana nziza, Imana y'icyubahiro, tuguhaye ikaze na karibu muri uyu mwanya mwiza. Nyemerera inshuti z'Iramiro TV n'abazakurikira iki kiganiro bose bahabwa umugisha. Amen. Ushimwe kuduhaye amahirwe, ubu buryo ni imbabazi tugiriwe, ni ubuntu budasanzwe. Unyemerere izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bane natwe dutangiye dusoza, kandi ushyigikire imitima y'abagiye kutwumva aho bari hose. Abananiwe basubizemo imbaraga, abarwayi bakize, abarushye baruhure, imbaraga zawe ziyerekane kuko uri Imana twiringiye. Icyubahiro nikikugarukire mu izina rya Kristo Yesu dusenze. Amen. Hanyuma mushumba arakoze cyane, ndumva natangira nk'umuha akanya, ngenda za kumubaza mu kanya, muhaye akanya kugira ngo rwose ku Iramiro TV twamuhaye ikaze na karibu kugira ngo atangire atubwira icyo yadupfunyikiye, hanyuma tutangire turyoherwa. Murakoze cyane inshuti z'Iramiro TV, n'umugisha kubana namwe, n'umugisha kubana namwe n'ubwa mbere ku Iramiro TV ngiye gutangaho ikiganiro cyangwa gusangira n'abantu ijambo ry'Imana, ariko ndatekereza ko atari iherezo. Yego. Uko umukozi w'Imana w'Iramiro TV azajya bishobozwa, yego, navuga ngo hazabaho ibiganiro bizajya bigenda bigaruka. Nibyo. Ariko mbasuhuze muri Zaburi ya 92 umurongo wa 14. Haravuze ngo ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Amen. Bazagumya kwera, no mu busaza bazagira amakakama menshi n'itoto. Amen. Amen. Ndagira ngo mbwire utumva uduteza amatwi ijambo ryitwa guterwa. Guterwa mu rugo rw'Uwiteka. Bibiliya iravuze ngo ubwo batewe, ikintu gitewe kiba gifite imizi, kiba gifite ifumbire, kiba cyuhiriwe. Yaravuze ngo ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bagashishira mu bikari by'Imana yacu. Yego. Bibiliya iravuze ngo bazagumya kwera imbuto, yego, kandi bazagira amakakama n'itoto kugeza mu busaza bwabo. Amen. Ndagira rero ngo mvuge ku magambo abiri. Ijambo rya mbere ni ijambo ryitwa guterwa. Aho utewe niho hatuma ugira uko wifata mu bihe by'amakuba. Yego. Guterwa ku rutare no guterwa ku musenyi ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego. Iyo utewe ku rutare, urutare ari rwo Kristo Yesu, umuyaga ushobora kuza, imiraba ikaza, bigahuha, ariko uguma uhagaze kubera aho utewe. Ubwiza bw'inzu n'ubukomere bwayo ni fondasiyo, naho itewe, naho ishinzwe. Bibiliya iravuze ngo ubwo batewe, bagaterwa mu rugo rw'Uwiteka, bagaterwa mu ijambo ry'Imana, bagaterwa mu masezerano y'Imana, bagaterwa mu masengesho, bagashorera imizi mu mizi y'Umwuka Wera. Bibiliya iravuga ngo bazagumya kwera imbuto, no mu busaza bazagira amakakama n'itoto. Uyu muntu watewe ntahindurwa n'ibihe, haba ibihe bikomeye akomeza kwera imbuto, haba ibihe byoroshye akomeza kwera imbuto, kubera aho atewe, kubera aho atewe. Kandi igiti gitewe ntigipfa kuhirima gutyo, ntabwo gipfa kugwa, ntabwo gipfa kugwa, kiratewe, cyashoye imizi. Ndagira rero ngo mbabwire ngo wowe uduteza amatwi, icyo usabwa ni aho utewe. N'ibintu abantu bahura nabyo ukabona ukumva umuntu ngo yabivuyemo, buriya umuntu abivamo bitewe n'aho atewe. Uwatewe mu ijambo ry'Imana ntashobora kubivamo,
ariko uwatewe ku bantu ashobora kubivamo. Uwatewe ku bindi bitari ijambo ry'Imana ashobora kubivamo bigakunda. Ariko uwatewe mu ijambo ry'Imana, uwatewe mu mizi y'ijambo ry'Imana, uwatewe mu gakiza, uwatewe ku rufatiro rwitwa Kristo, uwo nubwo imiraba yaza, nubwo intambara zaza, nubwo ubukene bwaza, nubwo uburwayi bwaza, nubwo yahagurukirwa, nubwo yafungirwa itorero, nubwo yahura n'amakuba mu rushako, nubwo yahura n'ubushomeri bw'igihe kinini, nubwo yahura n'igishakwe kiremereye, iyo yatewe akomeza kwera imbuto kandi agira amakakama n'itoto. Ibihe ntabwo bimuhindura kubera ko yatewe. Mukozi w'Imana, ikibazo dufite ni abantu batatewe. Umuntu ashobora kudaterwa mu ijambo, agaterwa kuri mami, agaterwa kuri dadi, abo ejo akabivamo kubera aho yaratewe ntabwo hariho, yaratewe ku rufatiro rutari rwo. Umuntu ashobora guterwa, agaterwa mu buhanuzi, akaba ari washingira imizi, butasohora akabivamo. Yaratewe ku rufatiro rutari rwo. Ariko ndavugana n'umuntu watewe mu ijambo, watewe mu mizi y'ijambo ry'Imana, watewe muri Kristo Yesu, watewe ku rutare rukomeza imfuruka. Ibuye ryanzwe n'abubatsi ku Mana rigahinduka irikomeza imfuruka. Uyu muntu watewe, mu byanditswe byera Bibiliya itubwira amazu abiri, ngo imwe yari yubatse ku musenyi, indi yari yubatse ku rutare. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo igihe cyarageze imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha. Ya nzu yari yubatse ku musenyi iragwa, kandi birango kugwa kwayo kwabaye kubi cyane. Ya yindi nayihura nabyo ibyagushije ya yindi nabyo byarayishyikiriye, ariko yo ntiyagwa kuko yari yubatswe ku rutare. Ni ukuvuga iki? Aya mazu yahuye n'ibisa, ariko ingaruka ntizabaye izisa. Itandukaniro ni irihe? Si irangi, itandukaniro si parafu, itandukaniro si inkingi, itandukaniro naho aya mazu yari atewe. Imwe yari itewe muri Kristo, ari we rutare rukomeza imfuruka. Indi yari itewe ku musenyi, ibyangirika by'akanya gato birangira ya yindi yo ku musenyi iguye iribagirana. Kandi umva iri jambo, igihe bitari byagahura n'umuyaga, abantu babonaga zitewe hamwe. Icyagaragaje itandukaniro ni igihe umuyaga waje, ni igihe imiraba yaje, ni igihe imivu yatembye, ni igihe umuyaga wahushye, niho hagaragaye itandukaniro. Ariko ibyo bitaraba, abantu bagira ngo izo nzu zose zimeze kimwe, zose ni nzima. Ariko icyagaragaje aho ziteye ko hatandukanye ni igihe umuyaga waje. Muvandimwe uri tureba ku Iramiro TV, utewe hehe? Ni hehe utewe? Ibintu bishobora guhinduka, ariko aho utewe niho hazagaragara gukomera kwawe cyangwa kudakomera kwawe. Niho hazagaragara kubivamo cyangwa kubigumamo. Niho hazagaragara gusubira inyuma cyangwa kwambara imbaraga ugashikama. Ibyo turi kubona muri iyi minsi, ibigusha abantu, ibivana abantu mu gakiza, ibitesheje abantu umutwe, nta kindi kiri kubitera, ni ijambo rimwe. Aho batewe niho hazana itandukaniro. Uwiteka aduhana umugisha. Ushobora guhura n'ikibazo n'undi yahuye nacyo, uyu rugo rwe rugakomera, undi rugasenyuka. Itandukaniro naho batewe. Ubukwe bushobora gupfa ugakomeza ugakizwa, ariko uyu bukwe bwapfa akabivamo. Itandukaniro naho batewe. Undi ibyiringiro bye byari biri kuvuga ngo nimbona uyu mugabo ni amina, undi ariko akavuga ngo Imana imumpaye nibyo, bibaye nibyo, ariko bitanabaye Uwiteka niwe Mana yanjye, Uwiteka niwe byiringiro byanjye. Nukuvuga ngo aba bantu ahantu batewe haratandukanye, mukozi w'Imana. Nicyo kibazo dufite. Ubu rero message hari niyi: terwa muri Kristo Yesu, niwe udahinduka. Terwa mu ijambo ry'Imana, ntirihinduka. Terwa mu byiringiro, ntibihinduka. Terwa mu gakiza k'Imana, ntigahinduka. Terwa mu byiringiro by'ubugingo buhoraho, ntibuhinduka. Ibindi byose byahinduka, ariko Kristo ntahinduka, ariho ibihe byose. Umwami aduhana umugisha.
hanyuma mushumba murakoze cyane mpise ngira amatsiko kuba nakubaza nagize amahirwe nkabona umushumba rwose ntako yanshika namubajije nk'umuntu tubona Miss Yashize twabonye nk'umupasitori wenda ntabwo turuze kumuvugaho cyane ariko nk'umuntu uhabuka kwiyahura uraba abateye hahandi tumaze kuvuga. Urakoze mukozi w'Imana mbajije ikibazo gikomeye ariko ibibazo turabigira muri iyi si duhura n'amakuba menshi duhura n'intambara zinyuranye ariko ndagusubirisha ijambo kozi w'Imana Petero afunze yabwiye umurinzi wa gereza wari ugiye kwiyahura yaramubwiye ngo wikwigirira nabi twese turi hano ndagira nkubwire rero iyo watewe kuba waratewe muri Kristo Yesu kuba waratewe mu byiringiro by'ijambo ry'Imana ntibivuga ko ibigeragezo bitakugeraho ntibivuga ko intambara zitakugeraho ntibivuga ko amakuba atakugeraho ahubwo uburyo yitwaramo nkwibutse ko ubutayu tubunyuramo ariko ntitubuturamo ubutayu si ubuturo rero ikibazo cyose wahura nacyo umuti si ukugikemuza ikindi kibazo umuti ni ugusenga umuti ni ukwiringira Imana uko niba umukozi w'Imana ashobora guhura n'ikibazo agafata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima atari we wabwihaye agasiga umuryango agasiga abana agasiga itorero n'igihugu kikamubura ari bubigizemo uruhare ntekereza ko ni revi ikomeye ni icyemezo gikomeye kandi kitari icyanyacyo abafashe tutashyigikira ariko nk'uko warumbajije ngo ese by'ukuri koko abatewe muri Kristo biragoye kwemeza ngo aratewe biragoye kwemeza ngo aratewe kuko mu bintu navuze biranga umuntu utewe ni uko utanyeganyezwa ibihe biraza bigahita akaguma ahagaze kubera ko yatewe rero hari igihe tureba umuntu mu by'ukuri akaba yararanduwe tutabizi ukajya ugira ngo afite ishusho y'uko yatewe ariko yararanduwe kuko ikigaragaza ko umuntu yatewe ni uburyo yitwara mu bihe ari gucamo ariko umwanzuro yafashe ntabwo ari wo kandi abahanga mu birebana n'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko impamvu zishobora gutuma umuntu yiyambura ubuzima ni impamvu irenze imwe rero iyo abaganga bataragaragaza ngo ese ubuzima bwe bwari buhagaze gute mu bundi buzima mu buryo busanzwe hari ibintu umuntu yirinda kwinjiramo ariko icyemezo umuntu afata cyo kwiyambura ubuzima si cyo n'abandi ashobora guhura n'ikibazo akumva ubuzima bwe burarangiye akumva umwanzuro no kwiyambura ubuzima navuga ngo ntabwo ari umwanzuro mwiza. Yego hanyuma mushumba murakoze cyane nk'umuntu ashobora kuza byashobora ko umuntu ashobora kubwiriza ariko atateyemo yego birashoboka ko umuntu ashobora kubwiriza buriya cyangwa se agahanura hari ukuba kuri Kristo no kuba muri Kristo ibyo bintu rero aya magambo bivuze ndashaka ngo yadusobanurire ngo hari ukuba muri Kristo no kuba kuri Kristo yego so kuba muri Kristo ni igihe Kristo ari imbere muri wowe nawe uri muri Kristo muri we yego hakaba nanone uba uri kuri Kristo ameze nk'ugambiriye ibyo akura kuri Kristo yego yarakurikiye Kristo kubera imigati atarakurikiye Kristo kubera ubugingo kubera imbaraga z'umusaraba n'imbaraga z'agakiza aba ni abantu babiri batandukanye rero umuntu urambaje ngo ese umuntu ashobora kubwiriza ataratewe umuntu ashobora guhanura ataratewe ashobora kudiyakona ataratewe ashobora guterwa n'urugendo igiti kiraterwa kikiri gito kigaterwa ifumbire kikuhirirwa amazi kikarerwa kigakura kikarindwa hari abantu rero binjira mu gakiza ntibemere kurerwa ntibemere gutozwa ntibemere gukuzwa n'ijambo ry'Imana ntibagire ibirenge barererwaho ntibagire ibiganza bibarera cyangwa bibakurikirane uyu muntu
mu by'ukuri ntabwo araterwa ngo abe ashikamye neza mu gakiza. Rero guterwa ni urugendo, kuko umuntu agenda akura tuva mu bwiza tujya mu bundi. Umuntu ashobora kuba ari muri Kristo ari kugenda arerwa ariko ataragera ku gihe cyo gukomera neza cya nyacyo. Yego. Yes, nuko nabisubiza. Urakoze cyane mushumba. Hanyuma hari akantu nagomeje kugenda nibaza muri iyi minsi kandi nkumva hagagatse umutima wanjye nkagira n'ubwoba bwinshi. Muhanditse yaravuze ngo imfatiro zisenga umukiranutsi yakora iki? Ko ndi kubona hari abantu benshi bagiye basenyerwa imfatiro, wenda yarafite nk'urusengero rugafungwa, wenda yarafite nk'ahantu runaka nyine nkabona zirafunzwe gutyo. Izo mfatiro zivuyeho nibwo turi kubona ibintu byinshi nyine nk'uko twabivuze, bamwe biyambura ubuzima. Ese bizagaragara ko imfatiro zasenga umuntu yashingurwa muri Kristo akavamo? Uri kumbaza ibintu bikomeye. Ese imfatiro zishenywe umuntu yashingurwa muri Kristo? Oya. Imfatiro zishenywe, yego, imfatiro zishenywe nibwo ahubwo washinzwe muri Kristo akwiriye gukomera. Akwiriye gukomera, kuko nakubwiye ngo imfatiro z'ibindi bintu tureba, mbanze kwanza nkosora iki kintu. Leta ntabwo yafunze insengero. Oya, ndagira ngo dusobanurire mushumba. Leta ntabwo yafunze insengero. Leta yafunze inyubako zasengerwagamo. Okay. Hari itandukaniro ry'urusengero n'inyubako. Nge nawe turi urusengero rw'Uwiteka, kuko nanjye ndi mu bafungiwe inyubako. Ariko urusengero rwo mu mutima rurakomeje. Amava arakora. Ijambo ry'Imana ndacyarisoma. Ndacyari mu nzira ijya mu ijuru. Ndacyizera Imana. Ndacyafungurira Miro TV nkumva ijambo. Ndacyafungura izindi cano nkumva ijambo. Abemerewe guterana bujuje ibisabwa ndajyayo nkavumba ngaterana. Ndacyari umukristo ukwiriye kwera imbuto. Rero inyubako nizo zafunzwe, ariko insengero zo zirakora. Insengero zikora rero ni wowe nanjye, kuko dukomeje gukorera Imana. Hanyuma rero inyubako zarafunzwe, koko abantu bahuriragamo ntibaba bagihura. Kandi guhura ni kwiza, bireba ngo guterana kwabo ni kwiza, barahugurana bagafashanya. Imigani 27:17 ngo icyuma gityaza ikindi, niko umuntu akaza mwene se. Rero izi nyubako zafunzwe zarakorerwagamo umurimo w'Imana ntizikwiriye gutuma abantu biyangiza. Ntago zikwiriye gutuma umuntu atakaza agakiza ngo nuko inyubako basengeragamo ifunze. Hafunze inyubako, ariko Kristo n'urugendo rujya mu ijuru rurakomeje. Korari yaririmbagamo nta kiririmbamo, ariko ntibivuze yuko imibyizi yaririmbye Imana itayanditse, kandi ntibivuze ko ibihimbano by'umwuka byazimye muri we. Umushumba wari ushumbye abakristo uyu munsi akaba atababona, nabo batamubona, ntabwo bisobanuye ko icyo yababibyemo cyatakaje agaciro. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Niba yarasogongeye akamenya ko mwamagira neza, iryo jambo ryatewe muri we rizaguma muri we. Kuko Danieli na bagenzi be bakomeje gukizwa kandi bari i Babuloni, ahataba urusengero, ahataba igicaniro, ahataba abatambyi, ahataba Abalewi, ariko Imana bari baravomye i Yerusalemu yabarindiye i Babuloni. Bivuze iki rero? Biravuze ngo uyu munsi umukristo inyubako yabifunze, umushumba wari kugerageza kuzuza ibisabwa nakomeza akizwe, arindira Imana, ategereza Imana, atungwe n'ijambo ry'Imana, yige gusenga, yige gukomeza gutumbira Imana. Nicyo ngicyo. Ariko ntibivuze ngo mu gihe imfatiro zishenywe, ntabwo bivuze ngo ni iherezo ry'ubuzima. Oya, ntabwo bivuze ko ari iherezo ry'ubuzima. Ntabwo ugomba kwigirira nabi ngo nuko insengero zifunze ngo wiyahure, wiyambure ubuzima. Niba urushako rwawe rutameze neza, ntabwo iherezo ari uguta abana bawe. Iherezo si ukwiyangiza, iherezo ntabwo ari iryo ngiryo. Ukwiriye gukomera, ukwiriye gukomera, kuko abatewe imbaraga zaho umuntu atewe, ndabisubiramo, zigaragara igihe wahuye n'umuyaga. Ntushobora kumenya inzu ngo iri ku rufatiro rukomeye nta muyaga waje.
ushaka kumenya ko ibati rikomeye hataje umuyaga urinyeganyeza. Yego. Rero ibi bihe byatugezeho ni teste yaje ku bakozi b'Imana n'abera b'Imana, kandi tuzi ko Imana izabigenza neza. Iki gihe tukakirenga. Yego. Mu ijambo rikomeye rimwe ry'ubwenge ushaka kuvuga ngo ifatiro uzasenga ntabwo washinguka muri Kristo, ahubwo wagomeza ugaterwamo cyane. Yego, ugaterwamo cyane. Hanyuma Mushumba urakoze nk'umuntu ko tubona abantu bose bavuga ko bashinzemo, abapasiteri bavuga ko bashinzemo, abakristo bavuga ko bashinzemo, ariko tugumya tubona ibyaha bitagomeza bitagabanuka, ahubwo tugumya bigenda byongera, abantu nyine bagenda bagatakariza Imana icyizere cyane. Ese nk'umuntu wenda wadusobanura nk'urugero rw'umuntu wabushinzemo, cyangwa byaba bigoye ko wamenya umuntu ushinzemo n'udashinzemo? Umuntu ushinzemo, umuntu watewe neza muri Kristo, kimwe mu bimuranga harimo n'imbuto. Harimo n'imbuto. Rero imbuto z'umwuka zitandukana n'ibyaha. Imbuto z'umwuka zitandukana n'ibyaha, nubwo guterwamo ntibivuze yuko utagwa mu cyaha. Hari ukugwa mu cyaha no gutura mu cyaha. Yego. Kuko nubwo Bibiliya iravuga ngo tucyambaye umubiri tuba dufashiye mu ntambara. Yego. Kandi dufite abanzi batatu, umubiri, isi na Satani. Yego. Rero urambwiye uti se ko ibyaha birushaho kugwira kandi abantu bavuze ko batewemo. Ibi byaha birushaho kugwira cyangwa abantu barushaho kubikora ni intege nke y'abantu bagira mu rugendo, ariko si bose. Yego. Hari n'abatewemo bera imbuto zikwiriye. Kandi nanone n'abandi bataragera ku kigero cyo kunesha, kuko mu nzu y'Imana ni nko mu bitaro. Yego, nibyo. Umuntu ashobora kuba ari mu bitaro, harimo abarwayi, harimo abarwaza, harimo abavuzi, harimo abakize, harimo n'abinjiye ibitaro. Rero muri aba bantu bose icyo bakeneye ni muganga. Yego. Icyo bakeneye ni ugukira. Itandukaniro ni ibihe bagenda bakirira bitewe n'indwara buri wese arwaye. Yego. Nkemera rero ko umuntu kuba uyu munsi wa none hari intege nke cyangwa ibyaha byamugaragayeho, ntabwo ari kure y'imbabazi z'Imana. Yego. Nkunda kubwira abantu ngo jya ugwa uza. Kuguza. Yego. Urumva nabikuye he? Umunsi umwe nahuye n'umuntu ndamubaza ko utagiterana bite, arambwira ati yego. Mushumba murakoze. Ariko akantu kamwe nashaka kukubaza, wenda turi kugeza ku musozo, ko mukaye turigeza ku musozo. Yego. Ko mbona ukomeye, wenda niki wabwira nk'abapastori umaze kutubwira ko bagiye bafunga inyubako ariko insengero zo zikikora ko ari umutima, hanyuma nk'umuntu wahuye n'ibyo bihakanirwa kubyihanganira, we turabona ukomeye, sinzi cyagukomeje, wenda nawe wabagira iyo nama bitewe n'icyagukomeje, wenda n'irihe jambo wababwira n'intama zidafite cyangwa se abakristo badafite hano bari gusengera muri iyi minsi? Urakoze cyane mukozi w'Imana. Yego. Mbwira abantu bakurikiye Iramiro TV, ibi bihe ntawe bitanyeganyije. Yego. Mvuze ngo ntibyanyeganyeje naba mbeshye, ariko icyankomeje no kwegera Imana ngasenga. Amen, amen. Ibihe byiza byo gusenga nibyo byamfashije. Ibihe byiza byo gusenga nibyo byamfashije, kuko ibishengura umutima nahuye nabyo, ibiwukomeretsa nahuye nabyo, ariko negera Imana mu bihe byiza byo gusenga. Amen. Ndongera ndomorwa, ndongera ndakomera. Yego. Abashumba rero, intama, icyo nabagiraho inama cyangwa icyo nababwira ni ukwegera Imana ugasenga, kubaka ubusabane bwawe n'Imana, kuko mu bihe nk'ibi nicyo gihe cyiza cyo kwegera Imana no gusenga. Nicyo gihe cyiza cyo kwegera Imana no gusenga, kandi ugakomerera mu mwami. Wirwanirire, nturwane intambara z'umubiri, ahubwo ukegera Imana ugasenga. Imana izomora umutima wawe, wumva amahoro akugarutsemo, wumve ibyiringiro bikugarutsemo, wumve ineza y'Imana n'uburyohe bw'Imana wumve bukugarutsemo. Icya kabiri navuga ni ugushimira abantu. Gushimira abantu bahagararanye natwe muri ibi bihe. Insengero zifunze, mudaterana, mudaherukana, wakumva umuntu araguhamagara akubwira ngo harya abana bazajya ku ishuri gute.
uwo muntu Imana imuha umugisha. turamusabe n'ukuri Imana imuha umugisha. Amen, amen, amen. nta guheruka, si ku gatuti, si ijambo wabwirije ngo ryamukoze ku mutima, Kweli. si igaburo wamuhaye, saa yitatu mwasenganye, ari mu bye nawe uri mu byawe, ariko ukumva arazirikanye, uwo muntu Imana imuha umugisha. Amen. buriya niba hari ikintu mp'agaciro, ni umuntu ukwemera mu gihe kitari cyo kwemerwa, Kweli. ni umuntu ukumva mu gihe kitari cyo kumvwa, ni umuntu uguha agaciro mu gihe abantu bose bagutesheje agaciro, ni umuntu uzirikana mu gihe abandi batakuzirikana. Yego. uwo ni umuntu w'agaciro, ni umuntu Yego. ukomeye. Musabiye umugisha mu izina rya Yesu Amen. Kristo. Amen. kandi Imana niyo kwize. ari ibintu mukozi w'Imana twajyaga dusoma, Yego. ariko ntubyumve ngo Imana ngo nuko ngo itungeriya ngo ku kagezi ngo ikoresha igikona ngo kikajya kizana umutsima, ukabisoma nk'inkuru nk'imigani, ariko twarabibonye. Kweli. Twabibonye gute? Imana iracyafite utugezi, Nibyo. Imana iracyafite udusoko, Yego. Imana iracyafite ibikona, Yego. Imana iracyafite amaboko, Yego. ayo wowe uzi nanjye ntazi, Yego. Imana irayazi. Hallelujah. Ifite amaboko magari maremare, ayo wowe utakwibwira, ayo ntakwibwira, Imana irayafite. Yego. Yego. Rero ndagira ngo abantu imitima yabo yizere Imana, itumbire Imana. Ibi bihe tuzabitambuka, hari n'ibindi byinshi twatambutse. Yego. N'ibi tuzabitambuka, kandi tubitambuke tugikijijwe, dutewe muri Kristo Yesu. Yego. Imana iduhana umugisha. Amen. Hanyuma urakoze cyane mushumba, aho gukomeza abashumba mugenzi wawe ndetse n'intama cyangwa se abakristo badafite aho guteranira. Gahunda nuko bakomeza gukomeza gusenga, kuko nicyo nawe cyagiye cyagufashije cyagushyigikiye. Umwanditsi umwe yaranditse mu gitabo cy'Abefeso bice 6:16 ntibeshye rwanga ibisigaye mukomerere mu mwami, mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi. Rero iki ni igihe cy'uko abantu bagomba gukomera, ko biravuze ngo abazimana nabo bazakomera, bagukomera kuri by'ubutwari. Hanyuma rero mushumba, nk'umuntu akubonye akavuga ati uyu mushumba niwe afite amagambo yubaka, ndumva mushumba rwose twajya tugiye tukubona mu ijambo ry'Imana, cyangwa se akanasengera, cyangwa se akangira inama muri ubu buryo. Nk'umuntu akubonye mushumba akumva yifuje kuba yakuvugisha, yakubona kuba muronko. Murakoze cyane, mbaje gushimirira Miro TV ko mwamaye amahirwe yo kugira ngo nganire n'ubwoko bw'Imana, kandi abazatwumva n'abazatureba, Imana ibaha umugisha. Nomero yanjye rero mbonekaho, nomero yo kuri WhatsApp igendanwa ni 0788 60 79 80. ubwo iyo uri hanze ubanza akamenyetso ko guteranya 250. Nomero yanjye rero ni 0788 nanone 60 79 80. iyo nomero iri kuri WhatsApp, wamvugisha icyifuzo, inama, bujyanama twabutanga, kandi ni amahoro. Imana iduhana umugisha. Amen. Murakoze cyane mwese twabanye mu kiganiro cyacu, turavuze ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Hanyuma mushumba, reka tumusabe umugisha, tuvuge ngo nitwongera kumukenera tuzamubona, ko yabitwemereye. Imana ibamugisha mwese twabanye mu kiganiro cyacu uyu munsi. Imana ibaduhe umugisha. Nakagaruka. Ciao 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 ciao.